Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Turagarutse muri studio aho tujye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha. Ni amakuru y'ingenzi kandi yihutirwa cyane kubirimo kujya mbere hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba twakomozaho cyangwa se twagarukaho. Unyemerere niba ari ku nshuro ya mbere udukurikiranye ukande subscribe cyangwa se sabone na kuri ako kabuto gatukura, ubundi kandi dufatikanye muri urugendo n'amakuru agaruka cyane kandi akanibanda kenshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero yacu araza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye nkuko aya makuru akomeje kugenda atugeraho. Turagaruka ku bijyanye n'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo nkuko mu by'ukuri aya makuru arimo kugenda atugeraho. Biravuga ko mu by'ukuri bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ukomeje kwangirika, ukomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, by'umwihariko abarimo urubyiruko ndetse n'abanyeshuri bakiri batoya. Turaza kubigarukaho turebe impamvu y'ibyo ngibyo cyangwa se ni kubera ikirimo gutangazwa gutyo. Turaza kuba tubigarukaho. Ndinja mu mirwano Masisi Rubaya, situation ihari kugeza kuri uyu munota. Abarwanyi ba Wazalendo bongeye kwigarura ibirindo byinshi byari bisanzwe bimo abarwanyi ba FC23 ndetse kandi turareba uko imirwano yari hagaze. Ni mu gihe kandi kuri nguwo kuri frontline bivuga ko inkomere za FC23 ndetse n'abamaze gutakariza ubuzima muri iyi mirwano bashisheho kuba baba benshi cyane. Turagaruka mu bice bya Showa, za Burora, za Ntete, aho hose ndakwinjizayo operation ku yindi akantu ku kandi. Ni mu gihe kandi FC23 ikomeje kugenda ita intwaro zikomeye cyane, mu by'ukuri intwaro zidasanzwe harimo n'izirasa amakompona, ngira ngo bamwe mu banyarukira muri groupe yacu yasonga mbere bagenda babona umunsi ku wundi. Mu by'ukuri bagenda babona umunsi ku wundi. Hari ibikoresho mu by'ukuri byafashwe n'abarimo mu by'ukuri Wazalendo bya FC23 nkuko byakomeje kugenda bigaragara. Ni bimwe mu bigenda bifatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri frontline. Nayo ayo makuru nayo ndaza kuyagarukaho cyangwa se ndaza kuba mbikomozaho. Video zo ko ari nyinshi mwabantu mwendaza kuzishyira muri groupe mbivemo. Video zo ni nyinshi zibiri kubera ku rugamba, ndagenda nzishyiramo gake gake kabisa, murebe namwe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wazalendo ndetse na FARDC, ngabo z'u Burundi, FDNB, abacanshuro bongeye kuvugwa rero mu mirwano, ari nabyo tugiye kuba twakwinjiramo, ari byo tugiye kuba twareba turebe uko byifashe. Turebe uko byifashe kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza amaginga yangaya. N'ibitero byongeye gusubukura bundi bushya abarwanyi ba FC23 nyuma yo gutekereza ko amayeri bari barimo gukoresha Rubaya rwose yaba mu by'ukuri ari buze kubahira. Ntabwo ariko byagiye bagendekera, ahubwo FARDC na Wazalendo nabo bahise bazana ndima iri mashya cyane y'urugamba. Mu rugamba nukubarana, nagiye mbibabwira kenshi cyangwa se nagiye mbigarukaho mbabwira nti uru rugamba harimo gukora imibare. Mu bimenye, mu byange, mu byemere, muri iyi mirwano cyangwa se muri intambara FC23 ihanganyemo n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo gukora kubarana gukomeye cyane. Zamaremo biravuga ko FC23 yataye ibirindiro ikirukanka igakizwa n'amaguru nyuma yo kubona ko ibirimo kwabera itaza kubasha kuryikura imbere, cyangwa se urugamba rwaberaga muri ibyo bice batari buze kubasha kurwikura imbere. Baravuga bati mu by'ukuri amagara araseseka ntayorwa, kandi ngo buri amagara yaterewe hejuru buri wese asamaye. Niyo mpamvu rero wumva bamwe bavuze bati reka dukuremo akacu karenge tuvemo turebe uko byifashe cyangwa se dutabare ubuzima nkuko bigenda bigaragara. Rero reka nkwinjize muri utu duce turimo kuvugwamo imirwano kugeza kuri uyu mugoroba. Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC biravuga ko birukanye umutwe wa 23 ngo ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF mu bice bya Ntete, Showa ndetse na Burora, nkuko bimaze gutangazwa na Wazalendo mu itangazo bamaze gushyira ahagaragara. Gusa mbere uko dukomeza, reka nkubwire ko nza no kukubwira amwe mu makuru ashyizwe hanze n'abarwanyi ba FC23 nabo bagize ibyo batangaje, ariko reka duhere ku bitangajwe na Wazalendo. Bavuze iki uyu mugoroba Wazalendo ku mirwano yanga muri Rubaya?
bavuze ibiki cyangwa se ni ibiki babashije kuba batangaza. Reka twinjiremo mu by'ukuri turebe uko bimeze. M23 rwose hano FARDC ndetse yemwe na Wazalendo barashaka kuyubikira imbehe ku buryo budasanzwe. Amakuru ati rero ngo ni muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aravuga imirwano ikomeye yabaye kuri uyu munsi hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'urubyiruko rwitwaje intwaro ruzwi nka Wazalendo bahanganye n'umutwe wa 23 uvugwa gukorana n'ingabo z'u Rwanda muri iyi mirwano. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko nyuma y'imirwano imaze amasaha menshi Wazalendo mu by'ukuri bafashijwe na FARDC bashoboye kwigarura ibice bikurikira Nteteshowa ndetse naho bita Burora. Ibi bice rero ngo FARDC ndetse na Wazalendo bakaba babashije kubyibikaho. Ni bice biherereye mu matsinda arimo Burora Prito muri groupement zirimo Bawubo ndetse naho bita Nyamaboko ya mbere. Izo groupement zombi uko ari ebyiri ntago twazivuga ngo twibagirwa hangaha muri Osobanyungu hano ni muri secteur ya Osobanyungu muri rusange. Hano muri aya groupement yombi uko ari abiri Bawubo ndetse na Nyamaboko ya mbere nitwo duce twabereyemo imirwano ndetse ni naho FARDC na Wazalendo bamaze kwigarura ibice. Tutibagiye ko za Maremo ndetse na za Rurambo na za Bururi hari kuvugwa naho imirwano. Ariko ibi ngibi byo bice mvuze haraguru Nteteshowa Burora mbisubiramo byo byamaze kuba tombe kuri Wazalendo ndetse na FARDC kubera ko Wazalendo bagabye ibitero ariko bafashijwe na FARDC. Abaturage muri utu duce bavuga ko imirwano yari ikaze cyane ahumvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye nizoroheje kuva mu gitondo kugeza nijoro. Hari amakuru avuga ko bamwe mu baturage bahuriye mu mashyamba ndetse no mu bindi bice byegereye aho imirwano yaberaga kubere impungenge z'umutekano ko mu by'ukuri ibyo bisasu byaterwaga n'iyo mirwano yarimo iba yari bubagireho ingaruka. Abaturage rero bavuga bati reka dukuremo akacu karenge. Amakuru atangazwa n'abashyigikiye uruhande rwa FARDC avuga ko izo ngabo hamwe na Wazalendo ngo bashoboye gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 ndetse nabo bakorana bari bafite ibirindiro muri ibyo bice tuvuze haraguru byabaye tombe muri ibyo bice byose. Ibi rero ngo ibi bikaba bivugwa ko ibi ngo biri mu rwego rwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare bigamije kugarura ububasha bwa leta ya Kongo mu bice byose by'igihugu byari bimaze igihe bivugwamo imitwe yitwaje intwaro. Iyi mirwano ibaye mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kurangwa n'umutekano muke cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo aho FARDC ikomeje guhangana n'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo M23. Leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe mu gihe u Rwanda rwo rwakomeje kugenda rubihakana ruvuga yuko amakuru atangazwa na leta ya Kinshasa kugushyigikira cyangwa se gukora ibikorwa byose byishyigikira umutwe wa 23 ngo atari byo. Ahubwo bakavuga bati leta ya Kongo irarenga igakorana n'umutwe wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse ngo ibyo bikorwa byo gushyigikira FDLR bikagaragara mu Wazalendo bituma umwuka mubi urushaho kugenda ututumba. Abasesenguzi baravuga ko kuba FARDC na Wazalendo bavuga ko bigaruriye utu duce bishobora kugira ingaruka ku rugamba muri Masisi no mu bindi bice bihana imbibi byo nabyo gusa bamwe bagaragaza ko nubwo hari bice bishobora gufatwa cyangwa gutakazwa n'impande zihanganye ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere gikomeje kuba ingorabahizi cyane ku baturage basanzwe. Korani rwa leta ya Kongo ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa bishyirwa mu murongo wa gahunda ya Perezida Felix Tshisekedi wo kugarura ubusugire bw'ibihugu no gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice byose biri mu bibazo by'umutekano. Perezida Tshisekedi kandi yakunze kuvuga ko leta ye itazemera ko hari agace na kamwe k'igihugu kaguma mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Uyu mukuru w'igihugu kandi Felix Tshisekedi bivuga ko yashimangiye ko abaturage bagomba kwizera ndetse no kwiringira ko muri iyi minsi rwose cyangwa se vuba hangaha bagomba kwizera ko baraza kuba babyina intsinzi mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ariko kandi umujyi wa Goma ukaba uri kwisonga mbere ya Bukavu kubera ko uyu munsi yaba ari gahunda y'uko FARDC yifuza gufata cyangwa se ifite gahunda yo gufata umujyi wa Bukavu. Benshi bavuga ko nta gisibya uyu mujyi uba warafashwe kubera ko uyu munsi tuvugana amakuru avuga ko Bukavu isigayemo abarwanyi mbarwa ba AFC 23 kandi ibyo leta y'Kinshasa irabizi.
ibi rero n'ubundi abenshi bakavuga bati bishoboka ko ari umutego baba bateze FARDC kugira ngo basunikire ingabo zayo zigabanyuke ku rugamba zakabaye zifata ibyo bice, mu by'ukuri bazegeze muri utu duce. Ibyo rero bikavuga ko ngo FARDC nayo sabana baba baratahuye ayo makuru bakabona ko nta muwe zaba zirimo kujya muri aka gace, bityo bagafata umwanzuro, mu by'ukuri bagafata umwanzuro wo kuba bakwerekeza n'ubundi muri bice bya Rubaya iyo Bukavu bakayirengagiza. Ku ruhande rwa leta ya Kongo ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa ndetse kugeza ubu nta mubare uratangazwa waba ari kugwa muri imirwano cyangwa bakomeretse, ndetse nta rwego rwigenga ruramenya neza uko ibintu byagenze ku rugamba, ariko abaturage bo muri Masisi bakomeje gusaba ko habaho amahoro arambye kuko intambara zikomeje kubagiraho ingaruka zikomeye zirimo indwara z'ibyorezo. Ebola murabizi ko hano mu by'ukuri irimo iraca ibintu, rero iyo hakubitiyeho n'iyi mirwano hagakubitiraho mu by'ukuri izi ndwara za Ebola, urumva ko birarushaho gukomera cyane cyangwa se birarushaho kuba byafata indi ntera. Ni mu gihe kuri ubu ngubu mu makuru agenda arushaho kutugeraho biragaragara neza rwose ko kugeza kuri uyu munsi wa none ahangaha muri ibi bice byo muri Masisi hari ibice biri strategique kuri aka gace ka Rubaya. Biravuga ko ibi bice birimo Katoyi ndetse n'ahandi ho muri groupement ya Mufunyi Kibabi Wazalendo bakomeje kubyigabanya ndetse no gufata amapozisiyo akomeye cyane ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri Rubaya ku barwanyi ba FC23 nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bitangaza. Gusa biravuga ko uyu mutwe wa 23 nawo ukomeje kwiga plan z'urugamba zishoboka zose zabafasha kugira ngo birwaneho iyi Rubaya batayamburwa. Ariyo mpamvu wumvishe bakomeje kugenda bagerageza ibishoboka byose. Bivuga ko ngo kandi izi nyeshyamba zatangiye no kongera kwisuganya kugira ngo zigabe ibitero mu bice byari bimaze iminsi biberamo imirwano, kugira ngo babashe kureba cyangwa se babone uko babasha kwivuna uru ruhande, mu by'ukuri kwivuna uruhande rwa Wazalendo na FARDC, ariko bikomeje kuba ingorabahizi kuko urumva ahubwo bakomeje kugenda bamburwa ibice bigiye bitandukanye, bakomeje kugenda bamburwa ibice bigiye bitandukanye. Rega dukubitire Masisi Walikale. Iyi ni AFC23 na makuru ashyizwe hanze n'umutwe w'inyeshyamba za M23 bati Masisi Walikale hari kuvuga ubwicanyi bw'abaturage bwakozwe n'abarwanyi ba FDL ndetse na Wazalendo. Uwo ni Lawrence Kanyuka mu makuru amaze gushyira hanze mu bisa n'itangazo aho ashinja umutwe wa FDL na Wazalendo gukora ibikorwa by'ubwicanyi. Baravuga bati mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 agana saa 4 z'ijoro ngo ari kuvuga igitero gikomeye cyagabwe mu duce twa Maremo ndetse na Karembe, uduce duherereye ku mupaka w'amateritwari ya Masisi ndetse na Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru ari gutangazwa n'abatangaje ibi, mu by'ukuri ngo aha harimo kubera ibikorwa bikomeye cyane kandi bidasanzwe byo kwirinda. Lawrence Kanyuka akabaje abishimangira. Lawrence Kanyuka rero akaba yavuze ko ngo ibikorwa bikwiye no guhagurukirwa, nk'uko amakuru atangazwa n'abatangaje bivuga ngo abarwanya FDLR bafatanyije n'imitwe ya Wazalendo bagabye igitero cyahitanye abaturage benshi ndetse n'abandi barakomereka bikomeye. Mu mudugudu wa Maremo biravuga ko abantu 7 bishwe mu gihe abandi 3 ngo bakomerekejwe bikabije. Mu gace ka Karembe ho andi makuru avuga ko abantu 3 bishwe, abaturage 9 bagakomereka ndetse n'amakuru ndetse ngo n'umukuru w'umudugudu umwe agashimutwa n'abo barwanyi. Kugeza ubu ntaramenyekana aho uwo muyobozi ngo aherereye cyangwa uko amerewe. Gusa ibi ni biri kuvugwa na Lawrence Kanyuka. Abaturage ibikomeje rero gutangazwa muri ubutumwa bwa FC23 ngo biravuga ko abaturage bo muri ibyo bice bavuga ko ngo icyo gitero cyateje ubwoba n'ihungabana rikomeye cyane cyane ngo cyabaye nijoro, abaturage benshi baryamye, hari abahise ngo bahungira mu mashyamba no mu bice bitandukanye bakeka ko umutekano wabo ushobora gukomeza guhungabanywa. Izi nyeshyamba zikomeza zivuga ko amakuru kandi avuga ko imbere yo kuva muri ako gace ngo abo barwanyi basahuye imitungo y'abaturage mu mudugudu wa Bweru, batwara inka 11 ngo ndetse n'ingurube nyinshi. Ibi byongeye ku bibazo by'ubukene n'inzara abaturage bo muri ako karere bamaze igihe bahura nabyo kubera intambara z'urudaca. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushinjwa gukomeza gukorana no gufasha imitwe ya FDL na Wazalendo, nubwo leta ya Kongo yakunze kubihakana
abashinja leta bavuga ko iyo mikoranire iri mu bikomeje guteza umutekano muke no gushyira abaturage mu kaga. Ku rundi ruhande, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ivuga ko Wazalendo ari abaturage bahagurukiye kurinda igihugu cyabo imbere y'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane M23, mu gihe FDLR ari wo mutwe umaze igihe ngo ushinzwe ibikorwa by'urugomo n'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano bavuga ko iki kibazo cy'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guteza ibibazo bikomeye by'umutekano n'uburenganzira bwa muntu, aho abaturage basanzwe aribo bakomeze kuba ibitambo by'imirwano n'ibitero by'impande zitandukanye. Kugeza ubu nta rwego rwigenga ruratangaza umubare nyawo w'abahitanwe n'iki gitero cyangwa ibyangiritse byose, ariko abaturage bakomeje gusaba ko habaho uburinzi bwizewe ndetse n'ibiganiro by'amahoro byatuma intambara imaze imyaka myinshi irangira burundu. Ku yandi makuru ari kugenda atangazwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho nk'uko nagiye mbibasezeranya, uruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mipaka ihuza cyangwa se ku mupaka uhuza ibihugu byombi hari amakuru arimo kuhaturuka. Murabize ejo bundi ahangaha u Rwanda rwageze rutya rufunga imipaka yose kubera icyorezo cya Ebola nk'uko u Rwanda rwabitangaje, ariko biravuga ko ibintu bitoroshye, ngo abanyeshuri barenga 500 b'abanyekongo bafatiwe mu Rwanda mbere y'ibizamini bya leta. Katurebe ayo makuru byagenze gute kugira ngo abanyeshuri babe bari kuvuga ko bafashwe. Ngo hari impungenge zikomeye ku miryango y'abanyekongo ituye mu mujyi wa Gisenyi mu Rwanda nyuma y'uko abanyeshuri barenga 500 bakomeje kubuzwa kwambuka umupaka wa Goma bajya gukora amasomo n'ibizami byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byagarutsweho mu nama yahuje abayobozi bo mu nzego zibanze mu Rwanda n'ababyeyi b'abanyeshuri nk'uko ibiganiro byaranzwe mwuka utari mwiza ndetse bituma impungenge ku hazaza habo bana ziyongera. Abana bafatiwe babuzwa kujya ku mashuri mu mujyi wa Goma, ariko ababyeyi bakavuga bati ibizamini biregereje, hashakishwa uburyo bushoboka. Ababyeyi ntabwo barimo kumvikana na leta. Abo babyeyi bavuga ko ngo abayobozi bababwiye ko abanyekongo bose bashaka gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo abana babo bakomeze amashuri cyangwa bakore ibizami bazajya bagenda burundu, batagomba kongera kugaruka mu Rwanda, bagomba kuguma. Niba bagiyeyo bagende bagumeyo, bibagirwe kugaruka, kubera yuko kugeza kuri ngo u Rwanda niyo mategeko rwashyizeho. Aba babyeyi bavuga ko ngo abayobozi bababwiye ko abanyekongo bose bagomba kujya iwabo mu gihe bumva ko bashaka kujyana y'abana babo. Bamwe mu babyeyi bagize bati batubwiye ko niba dushaka koko gusubira iwacu muri Kongo tugomba kugenda burundu, ntituzongere kugaruka hano. Uwo ngo numwe mu batanze ubuhamya. Amakuru akomeza avuga ko ngo abo bayobozi banasabye imiryango y'abanyekongo gutekereza kwinjiza abana babo mu mashuri yo mu Rwanda, mu gihe abahitamo gusubira i Goma basabwa kwimukana n'imiryango yabo ndetse n'ibikoresho byabo byose nk'abagiye gutura burundu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo kireba abanyeshuri benshi bamaze iminsi barafatiwe ku mupaka wa Gisenyi na Goma mu gihe igihe ibizamini bya nyuma y'igihembwe ndetse n'ibizamini bya leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo kwegereza abenda gukora ibizamini bisoza umwaka igihembwe cya gatatu, ndetse n'abagomba gukora ibizamini bya leta abari mu mashuri yo muri troncome ndetse no mu wa gatandatu secondaire. Igihe cyari cyegereje ngo bakore ibizamini mu wa gatandatu primaire, none babujijwe kwambuka, amasomo yahagaze kandi ibizamini nabyo ngo biragaragara ko bishobora kuba aba bana batararekurwa. Ababyeyi bavuga ko bamwe muri abo banyeshuri bamaze gusiba ibizamini bikomeye by'igeragezwa, icyitwa test, bishobora kubagiraho ingaruka zirimo no gusibira. Ngo rwose bimwe mu bizamini bikomeye ngo abana bamaze kubisaba kuko byaratangiye, kandi ko buri gitondo abana benshi bakomeza kujya ku mupaka bambaye impuzankano z'ishuri bafite icyizere ko wenda bari bwemererwe kwambuka, ariko bikarangira n'ubundi bashubijwe inyuma.
Hari imiryango ivuga ko yemeye no guhagarika viza cyangwa impushya zo kuba mu Rwanda kugira ngo ibashe gusubira muri Kongo no gukiza umwaka w'amashuri w'abana babo. Gusa bavuga ko kugeza ubu nta gisubizo gifatika barabona nubwo bakomeje kuganira n'inzego zibishinzwe. Kalendari y'amashuri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo igaragaza ko ikizamini cya NFP giteganyijwe ku matariki ya 8 n'iya 9 Kamena 2026 no mu kwezi kwa gatandatu. Icyitwa TNSP kikazaba tariki 11 na 12 Kamena, naho ngo icyitwa X-State iteganyijwe kuzava ku itariki 22 ikageza ku itariki 25 Kamena 2026. Hari mu ngenge rero ko aba bana barimo kuvuzwa uburenganzira bwabo. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku burenganzira bw'abana bwo kwiga no gukora ibizamini, cyane cyane ku banyeshuri bitegura kurangiza ibyiciro bitandukanye by'amashuri. Kugeza ubu imiryango y'abo banyeshuri ikomeje gusaba ubuyobozi bwa leta ya Kongo n'u Rwanda gushaka igisubizo cyihuse kandi cyihariye cyafasha abo bana gukomeza amashuri yabo no gukora ibizamini bya leta batabangamiye ibibazo bya politiki n'umutekano biri hagati y'ibihugu byombi. Abana amashuri agakomeza kuko abangaba ni abaziranenge bya politiki ntago babirimo. Ababyeyi bakavuga bati harakwiye ko habaho imikoranire hagati y'ibihugu byombi, niba n'ikibazo kirimo hagashakishwa imikoranire yihutirwa ishoboka, aba bana rwose bagasubira ku mashuri. Ariko urumva ko bikiri ikibazo.